by'ibirasiri nk'uko bisanzwe nifuje ko tuganira ku magambo y'Imana. Uyu munsi wa none hari ahantu wanyuze, hari n'inzira waciyemo, hari ibyo wanyuzemo byinshi, ariko uzi ibyagutandukanyije n'Imana kandi uzi ibyo wakoze bitari bishimishije amaso y'Uwiteka. Reka tubanze duce bugufi mu mitima yacu dusenga Imana, hanyuma tuze tuganira ku magambo y'Imana. Uwiteka Imana ishobora byose, Imana yaremye ijuru n'isi, kandi Imana ituye ahirengeye mu gihugu cyo mu ijuru. Uyu munsi wa none wa gitondo ndagushimye ko uri Imana y'abana natwe, ukaturinda uyu mwaka wose wa 2020, tukaba tugejeje isaha tugihumeka umwuka w'ubuzima, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Dusengeye buri muntu wese ugiye gufata umwanya akujyana natwe muri kano kanya ko kumva ijambo ryawe, kugira ngo umugirire neza, utwibutse aho twanyuze hose, aho twanyereye tugakora ibidakwiye, maze ugiye guca bugufi mu mitima yacu, twihane maze utugirire neza. Bana natwe, bana nanjye ugiye kuvuga amagambo, maze umugambi wawe usohore ku bwoko bwawe, mu izina rya Yesu Kristo dusaba twizeye, amen. Imana ibahe umugisha kubwo kubana natwe muri kano kanya. Muri kumwe nanjye Byiringiro Thierry, dukunda kugira umwanya wo kuganira amagambo. Tugiye kuganira ku ijambo rifite umutwe uvuga ngo Yakobo akirana na marayika w'Imana. Ugashaka kutubwira ngo iyo utaza aho uva ntabwo ushobora kumenya aho uri kujya. Tugiye kuganira kwa aya magambo rero, turaza gusoma mu Itangiriro ibice 32, duhere ku murongo wa 23, hafite umutwe utubwira ngo Yakobo akirana na marayika w'Imana. Dusome umurongo wa 23. Abyuka muri iryo joro, ajyana n'abagore be bombi n'inshoreke zombi n'abana be kuko ari 11, yambuka icyambu cya Yakobo, arabajyana abambutsa uwo mugezi, yambutsa n'ibyo yari afite byose. Yakobo asigarayo wenyine. Haza umugabo aramutsiranya, bageza mu museke, abonye yuko atamunesheje, akora ku munsi wo kunyonga y'itako rye. Umunsi wo kunyonga y'itako rya Yakobo urareguka. Bagikirana, uwo mugabo aramubwira ati, ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati, sinkurekura utampaye umugisha. Aramusubiza ati, witwa nde? Aramusubiza ati, ndi Yakobo. Aramubwira ati, ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isiraheli, kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Amen. Yakobo aramubwira ati, ndakwinginze mbwira izina ryawe. Aramubaza ati, niki gitumye umbaza izina ryanjye? Amuherayo umugisha. Yakobo yita aho hantu Penuweli, ati, ndebesheje Imana amaso sinapfa. Izuba rirasa akirenga. Penuweli, Imana iduhana umugisha. Iri jambo ry'Imana ritubwiye ku nkuru y'umugabo witwa Yakobo, ritubwira uburyo yambukije ibintu bye, akambutsa amatungo ye, akambutsa abana be, akambutsa byose. Ariko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo amaze kwambutsa ibintu byose asigara wenyine. Haleluya. Nafashijwe nyimara kumvira ijambo, nyimara kubona iki gice Yakobo yatubwiyemo iyi nkuru. Ijambo ry'Imana ritubwira iyi nkuru, ritubwira ko yamaze kwambutsa ibye byose. Amaze kubyambutsa, bimaze kugera hakurya, asigara wenyine. Iki gihe turimo, Imana ikeneye ko witekerezaho, ukambutsa ibyawe bikubangamiye, ibyawe bigukose, ibyawe biri kugufata, ukabyambutsa ukabigeza ahandi hantu ku wundi musozi, hanyuma ugasigara wenyine. Muri iri byaremye aravuga ngo, Mana nduburira amaso yanjye ku misozi, mbese gutabarwa kwanjye kwava he hano? Nta handi dukura ubutabazi, nta handi dukura ibisubizo usibye kubiteka Imana. Yakobo ngo amaze kwicara, ngo haza umugabo, marayika w'Uwiteka aramubonekera. Uyu Yakobo turi kuvuga mbibutse, ni umuvandimwe wa Esawu, babyawe n'umugabo witwaga Isaka.
bamaze kuvuka, Yakobo uburiganya buramukurikirana. Iryo zina risobanura umuriganya. Birashoboka ko mu mibereho yawe hari amazina yaje avuma ubuzima bwawe, hari n'imibereho wabayeho yica viziyo yawe, ndetse kamere irakubata. Ariko Yakobo uburiganya bwamubayeho bwo kuriganya umugisha wa mukuru we Esawu bwaramukomanye kugeza ubwo yagiye gutembera, yo gukora akazi k'uburetwa, atembera umugore we, baramumuriganya, arongera aramutembera bwa kabiri. Yamaze igihe kinini cyane akora ahomba kubw'uko yari afite umuvumo ku buzima bwe. Yakobo amaze kwitekerezaho, amaze kumenya aho yahombeye, amaze kumenya n'icyamuteye icyo gihombo, ahitamo gutandukana n'ibyari bimugose, ahitamo gutandukana n'ibyo yari ahanze amaso, asigara wenyine, amaso ayahanga ku Mana gusa. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo umuseke utambitse ahangana n'umumarayika, ngo marayika abonye ko atabashije kumutsinda, ngakora ku munsi w'inyonga ry'itako rya Yakobo, ngo urareguka. Ariko Yakobo aramubwira ngo ntabwo ndi bukurekure utampaye umugisha. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Yakobo yarwanye urugamba rwo mu mwuka. Uyu munsi wa none abantu bari kurekura Imana, bari kurekura isezerano Imana yabahaye, nyamara iryo sezerano rya urufunguzo uzakwinjiza mu buzima bwawe, uzakwinjiza mu burinzi Imana iteguye kuri wowe. Yakobo aravuga ngo ntabwo ndi bukurekure, ntabwo murekura. Marayika mukubita ikizami, aramubaza se, wa mugabo we ubundi urinde? Umugabo uri kumfata, wandekuye kureba umuseke utambitse, abantu bagiye gutangira kugenda, abantu bagiye gutangira kuvuga amagambo, abantu bagiye gutangira gukora ibintu bitandukanye, wandekuye nkigendera. Ariko Yakobo aravuga ngo abo bantu bambonye kenshi, abo bantu baramvuze, abo bantu barangwanyije. Anyway, aho bigeze urugamba tugiye kurufatanya. Marayika ntabwo ncika. Imana ije kumuhindurira amateka, ariko usabwa kimwe gusa, kumenya aho uri n'aho waturutse. Ngo marayika amubaza ikibazo, amubaza ngo urinde. Yakobo arangije asubiza marayika aramubwira ngo ndi Yakobo. Ndi Yakobo bisobanura umuriganya. Narariganije, nakoze byinshi, ariko uyu munsi wa none ngiye guhindurirwa izina. Marayika aramubwira ngo uhereye uyu munsi ntabwo uzongera kwitwa Yakobo ukundi, uzitwa Isiraheli, ubwoko Imana yatoranyije. Imana yacu ishimwe cyane. Yakobo anyigishije ikintu, yabashije kumenya karande y'ubuzima bwe, amenya ko ibyo yakoze atari byiza, amenya ko umuvumo wamukurikiranye guturuka kuri mwene nyina. Arangije aravuga ngo aho bigeze ndisobanukiwe, I need to change. Nkeneye guhinduka. I need to be changed. Hanyuma Yakobo yakira guhinduka, yakira ubuzima bushya, ahinduka umukozi w'Imana, ahinduka ubwoko Imana yatoranyije. Uyu munsi wa none Imana yaguhindura, kandi ikaguhindura igikoresho cyayo kizima. Emerera Imana ube mu ruhande rwayo. Garukira Imana. Waratandukiriye, wagize amashyari, wagize amarari, wakoze ubujura, wavuze bene so, wararwanyije, yewe wakoze ibyaha byinshi bitandukanye. Ariko uyu munsi wa none Imana iragusaba ngo wibuke aho wakosheje, aho wanyereye ukagwa, maze ugarukire Imana ikugirire neza. Iyo utarisobanukirwa ntabwo Imana ishobora kugusobanura. Iyo utaramenya aho wakosheje ntabwo ushobora